isi andamubuze umva reka nitahira ubwo turagana. So sister kuno wenda gahunda no kudutanya ikiganiro urabona twaherekare tuzenguruka dushaka murundi ko ikibazo mufitanye mu kiganiro twagwanye na murundi namubwiye yuko nzamutungura twagiwe turamubura baturanya n'ahantu hagiye kumujyama w'inshuti turamubuza niki cyari cyakuzanye ubundi wenda abantu badukurikiye bakimenye urazamura mikoro uramungu si mundaruzuye zamura mikoro neza uramungu nago yuzuye umuntu yaraje aje kungurisha imyenda noneho muhaye amafaranga arayanga noneho arangije aravuga ngo reka ayigurishe tuzayagabane wenda ubisobanure neza we wambwiye yuko murundi yaje wanyu kagena bite nyine yaraje muha imyenda ishaje n'inkweto ngabigure n'inkweto arangije amafaranga yego arambwiye ati reka bingurishirize tuzagabana none ngiye ndaje ndamubuze nta soni buri genda mpamagara ngo ye ntabwo ndayigurisha ibyo se bibaho nese iyo umuhamagaye akubwira iki njyambwira ko atarayigurisha ambwira ko atarayigurisha nose ego ko umva hashize amezi 3 bibaho ibyo bintu se ntabwo bibaho none se muri amezi 3 ko twebwe ejo bundi tubonye ari bwo wenda nyuma yuko yasaze mwamenyanye se mbere yuko asara cyangwa byemeze kuko asaze ejo bundi waravuze ngo amezi 3 oya twetwe zamura mikoro neza twamenyanye atarasara yego nibwo amuhaye imyenda ukeka ko yabarayigurishije cyangwa wenda yabuze umukiri fata mikoro neza sister yarayigurishije ubwo siri kumva yabatarayigura yarayigurishije ubwo arayama ndamubona ego ko ndi mubonera ariko hari umuntu umukozi hano mu rugo sinzi ibintu nabonye mu muravugana mwavuganaga ibiki ngiye yambwiye ko yayigurishije n'amafaranga yari ubwo siri kumva ibyo ntago byava nese siza ko nubundi Imana ku munsi umwe izaheza abagize neza bazagirirwa neza abakoze bibi bakazabihanirwa ariko hari nabi Imana izababarira wabyihora ubwo sibwo ego ko Yesu yaba ari sheri wanjye cyatubana no mu nzu ariko baraba ngo gira neza wigende neza wapi ntago namuhereza sibwo ntago namuhereza we kwakoreye murundi kireka mubonye ari umuntu ariko reka ngubwe sister ko naherekare yari ahantu bandangiye hano kuri karakarya murabona ari umujya menshi tubihari hari n'ahandi hantu ajyaza kureba abajyama ngo nimba ari kanje hano kanje yimukiye ni hari haruguru nta kuntu wajyana kameramani wanjye ngiye nkitsimba ukajya kura kare muri rupangu nano kuko hari umuntu umbwiye ngo igeze kubona azamukamo gutya ndajyayo ndakugambaniye genda mikoro ifata neza n'umubura Yesu wadutwara ingikira muze murebe ngo iki Yesu ndagumenye ngo iki ko ndi bwica umuntu ubu suracitse ngo bambwira uri bucikire iravumereza amafaranga yanjye mereza amafaranga yanjye man mereza amafaranga yanjye urundi salama wangu oya ariko oya akomva ni musakorera mu gipangu mereza murundi wo yacha brag sister iyo mikoro bamwumve nago nese ndi kwiruka nese buri umusisi uramuzi nago ndi kwiruka uramuzi murundi mu kiganiro yuko byari ariko no mukwaga amazi imisa squat agasquat nanjye nka squat twavuye we turakubura dushimira umuntu wese aka umve nyene banzumve je manzi no bisobanura sibyo oya jewe murundi jewe umukobwa naje kumufasha hano hantu ndi n'umujama naje gusura inshuti yanjye sibyo ese nigutaza neza akavuye nko ngoko sibyo giye umukobwa ndamuzi kandi imyenda yamaye twagiye ngiye kumugurira imyenda amafaranga arashira wisabye imyenda nyereka amafaranga mani nyereka ikibazo se urukundo warace yisa kuntu bimeze mani wimwumva jamugira ciri oya mani ego kumereza ubwo sira phone ufite telefone sister bishaka oya reka turebe ko ngufite amafaranga gira vuba yesora yamuhenyine cyo mimyenda wese aka nawe yamuha imyenda cyangwa urumva gahunda ukuntu zimeze uyu mungu arashaka ko turwara twavuga imyenda arambwira amafaranga ashaka sivyo faranga wagiye iwabo ngaguye inkweto zishaje n'imyenda urumva ngo mupfa amafaranga subiza isaka zikara kenze garakwiza byo kwigurisha baza wumve isaka zikanye nubizi kandi njya gukuramo inkweto twaravuganye jewe ndavuga ati kumbuza amafaranga guha oya ubwo zikuremo ndetse no mwibyo ndavuga ati jewe man inshora imyenda kuwa kabiri imyenda yacyari mu rugo ndayishora ndetse ko najya ase mari gukuramo inkweto ubwo si kamere reka ndaziguze tware bazi ese akabara sugira kakuneza abantu
aho mwaheranye nako gakuremo nongere kunkoraho gakuremo sheri gakuremo shakuramo amezi 3 twamenye n'amakuru yuko yabiguhaye mbere yo kusara impamvu yakubeshe kano kazi nkamezi 3 karo kazi nkamaze mu gihe kingana gute nta n'indwi ndakamara yavuze ko yabiguhaye atarasara oya sister ntabwo ngo mu atarasara ari guhakana nani yakabije nta n'indwi isaka umunsi duhura ashamani gakuremo oroshye ibintu tugende basi mugunda mu myenda yiwe oya nagusumva ndarambiwe umunsi wo gushora genshi imyenda wavuze ko yariye urayama kandi uri buyame oya murundi vugisha kuri kandi utayamaye benye ko ego ko Yesu gira vuba gira vuba oya nagunyene kuri kamera turiho urabizi unanyihangane n'abadukurikiye batwiye gira vuba umusazi umurangira kandi isaka ni umusazi kubye umusazi wayimereje iri mwiki irangamunira kumarira oya umusazi kubye mufite amafaranga angahe fatanye ko rasize umusazi kubye nese wese oya muri nimba yemera icyaha sa imbabazi oya si icyagewe mani wavungura yariye wavuze ko yariye 15 sibyo nta nubwo ndanayigurisha isaka iracyari wowe ushaka no kagofero ndakiza ntari bitwara bihurire mu basi ngiye kumurikira asubwo uri kujyayo aho siko bya binari seriye oya mereza ntabwo nyangwana ariko ntabwo nyine gushwana n'abantu ariko turashwana biranze wapi biranze kuko ngiye nkora ibiganiro byinshi bamvuye mu cyo giye itandukanye mu gukomeza atagiye kuyama tugiye kubana kayengaburira uragaburira da nari kumva n'igiki igiki azanye n'urukundo se igiki oya wese uzanye mu rukundo oya gumese burara yumva ko n'umusore twamufasha nanjye nta kintu mfite basi nanjye nta kintu mfite ngo naguheraho basabye n'igende urashaka ryari ideni muri leta riremewe no muri leta ideni riremewe si imyenda wampaye se yakangubwire si imyenda wampaye ndaguheje uyu muhungu ni umwambuzi Imana yese afite undi muntu wundi nambuye n'indi wajye kwambika ubwo se irigute umana dumbucupa dutanu man nese mbwira undi muntu nambuye ubwo mujye mugira kwihangana ninde muntu wundi nambuye wabuze se akande muntu nambuye wabuze anyita umwambuzi okay base kanyaguheje nese aremera ko ndamuye ejo oya wapi ntabwo bibaho oya man mereza nihanganye igihe kinini mereza winsakuriza mbabarira winsakuriza amezi 3 nese urashaka basi bigende gute ngesho izi nkweto aziyimo ushaka inkweto ipano mwambika ubusa uri kamera barakoshotse niyo nakuramo 10 mani ndamuremera n'ubundi ibindi amaye yarashaje kiravuwa shamere n'amafaranga agarimbwa siza murundi nagarimbwa tanze niba tene ko dukurikiye mane nubwo faranga nongere umuntu avegwa umuntu baramurogesheje sikuremo oya shamana na Yesu karamfata shaka igicumi bitano bye karamfata twongende ugara umwuka ikindi kintu ushaka ni iki basi yanyiko nago bishaka kuramo inkweto neze mukoranye murundi wabonye ibyanyu ni gira vuba kuramo mani kuramo inkweto n'umwuka arazikuramo nata zikuramo n'uyu mwuka ndi gutara wishyura nagoza kubona nawe reka ndazimuye arabushyira hasi Imana ko ngo ukoreshe umunsi wavuyemo oya nagire vuba yego mezi 3 yose sisa ko nta mu mutwe haze mufite urazimara iki cyaka ni ukura neza mani no gukunda amahoro sibingibi kura neza ama beaching ugenda gute gukunda amahoro mereza murundi uko no gushaka amahoro nibyo ukoze asoni ko yaje ingofero waye ingofero yacu nagwa ngo buyijya asoni ubwo ujyanye ingofero ndayijyanye zero weto nasijya muru arabikubwiye ese saka gute kubwiye oya mana arabikubwiye Imana imyenda iracyari no mu rugo narwo umva nkubwire murundi singiya ndaya uyereka gute murundi mana turi imwe tuzarazijyana murundi narabikubwiye nakwana ko agabi Kigali nta brag oya nese ko yaba ari niga nagiri kuraburisha nese haruga ari umukobwa nako namuteretase je nibere mu kazi kanje murazijyanye mana nose nyine banzo mvise agire mu kazi kanje ingofero yongeze mana bonye wayingaruriye nose urambara iki mweto mane nawe nkubwira ati mfite 10 inyongereza 5 muri mwe ye nta kintu mfite mana mungu nundi muntu ese mba nkuhaye mana kugira ngo abantu umuntu ayika aramfata amashati nkakuriya kandi imyenda yiracyari mu rugo mane zuko imyenda ngiye kwigusha amafaranga 500 nanga kwitanga hanya ngo mu kazi nta santima zibamo santima nakoze iyo umenya kare guri umukobwa imyenda yamaye twabonye kenza ariko mu kiganiro nabikubwiye cyaje ngo twakorera ariko ati murundi umukobwa uyu n'uyu bari kubikemura mana nyine atazabigira intambara kubera ko twavuye kuko imyenda nayirebye mbona ko nahomba mu kenza ubwo ati bana binyigurisha nkayabona mu kenza yago nagiye kwishura ama 6 mvuga ati umukobwa yazanyica ndayibizwe n'ubiri mu nzu singeze nyitanga ariko nko kuntu gise kiza kunsarana
wankuye inkweto mu muhanda ese muri koko tuvugisha ukuri ntabwo yakubwiye ibintu nshakira kuki utahamagaye umubwiye yarambwiye ngo arashaka nzamuzana aje kwishyuza amafaranga ye nese ibihumbi 500 twazanye kugira ngo umvatse kugira ngo yishyuzwe urumva nako tumwishyurize ko yaranyize ko turi inshuti urumva ariko wenda ntago nje nzi kuri inkweto zari uburanyura he oya nese nubwo mbabonye umuntu ugenda n'ibirenge ningera mu rugo ndambara indi nkweto nshobora gusana nande zifite ari ebyiri kunambara n'indi ariko mane kana gaso nese urasaze ugize amahirwe uravuzwe kubera abavandimwe nyine urumva kubera abavandimwe urumva haje n'igitekerezo cyo ko wayikorera ibijyanye n'ubucuruzi nyine karakomeza ariko se kakanye abantu bakubonye kuri televiziyo urumva buretse gato utangiye ibi ngibi byo kwambura umuntu arakwizeye uramwambuye icyaka niwe wabikurikiye neza ntago namwambuye ikintu yamara yarakwizeye nyine kwambura nuko umuntu aza ugacururiza amafaranga kubwira umuntu ati ibyawe byabuze isoko reka mbikuzanire wamubwira ariko ukatakata Kigali yose Kimironko Kicukiro Gikondo Nyamirambo Gatenga hano hose wakata n'igitsi urugero rwo kugira ngo ati fata ibye byaranze cyangwa bamayemo makeya naya ngaye yigeza mu mwanya kugira ngo ndamusobanurire ukuntu byagenze ugeze ubona umwanya woma ni gute ufata umuntu utamwitaza kwitefa guhamagara n'ubu yaje guhamagara wamwita uramukobwa kukubesha ufite telefone yanjye nayize mu rugo yazimye yamumugaye gute telefone yanjye yazimye twahaje waho harahirye nese ko telefone yanjye yazimye usiga mu manegeka nese wabigenza ute ibyo ngibyo naho nago babikureba gireba ariko ni ibintu nyine abastarega mubayeho nabi singo neza no kutubona tugenda kumva duta uriya uno munsi ashaka ko habi ejo akabaheza ibyo ngibyo bubiretse rero inshallah twipawe none bikubayeho byakirute twisoreze oya jewe ya mukobwa ikimbabaje n'uburyo vuze ngo namwambuye kandi ajya kuma imyenda arambwa ati niwe wone utayingurira imyenda genda uyigurishe uzanzanira kenzi nawe uzabishakira yawe ndayijyana imyenda njyanye ku isoko najyanye ku isoko hashize nk'iminsi nk'ingahe sibyo bampa amafaranga 600 aravuga ati umuntu ashaka kenzi 600 naga yabyemera ndayibika ahubwo ntungo n'uburyo namahanga namubwira ntungo arambwa ati oya gukurambisha urayigurishije n'utanayigusha naho igihe gishize ngomba kuma amafaranga ukanshiraho inyungu ndavuga numva nyine ari ibintu bisanzwe ntungo no kubona aje kamfatira mane mu bajama naje gusura ngaha ibi ngibi buriye murundi yapfubuye murundi bakanaka murundi afite umwana atarera murundi ubuzima n'ubuzima hari bene wanyu bakuye abarundi ati wakigarukiye Burundi none so isyaka basubize nyine iyo nama nka kuravuga ngo wakigarukiye Burundi sibyo kano kanya uri isyaka hariya uba nibyanga umuntu aza kugira inama ngo sura kwa mama wawe ntago byabaho none se mu Rwanda nyine uriho uratekanye urumva wenda bacumugani ngo urukwavu rukora rukonka abana jewe maze gukura nkomeze nonke kandi abavye bageze bo nka jewe ahubwo reka mpamana n'ibibazo nkubitwe ngire gute nize ko ejo hazaba heza bo nkazagenda iwacu mvuga ati mfite ikintu mbashiriye ngiye kubatunga nanjye nkuko bantunze nkanga nanga nungi inama yo ngo tayi wanyu ngira n'inama y'ikintu ngiye gukora kugira ngo nze kubona ikintu ntani iwacu twakoze ikiganiro na Titi muri kumwe ibyavuzwe urabizi commentaire wazibonye nibi biraje none ko Imana izamfashe tuzonye guhura mu buzima bwiza nokuri agenda buri mo bro inshallah ujye usenga nyine sinsa neza simbyibushe nyine ujye usenga basanga utajya unasenga genda senga 5 ku munsi Imana ndumuyisilamu ndabizi jya wibuka Imana rero izagufasha papa mwe twarajabu ni rajabu papa ni rajabu papa ni rajabu ubwo rero uvango sinsenga 5 ku munsi ubwo kumva ibintu bimbaho byose n'ivyo Imana yarateguye nanago nya nicuza jewe ariko ikintu kimbaje n'uburyo uzanye kiragikuka Imana ya ne reka n'uburyo ngurira kamambiri basi nziguhe ubwo bindi urabyimenyera cyangwa umagafunguzo ngiye wawe nje kuzana inkweto ikambere zigenda ushaka ikambere zicyabiri hariya wewe wanazi gukopa nabi ibi uzinza nanga nago ndumanukira reka tubashimire mwihanganire ibyo nkoze commentaire zanyu inama n'inyunganizi kuba mbikoze ku mpamvu zanjye z'akazi kuba mbikoze nk'intumwa ya rubanda nk'utumwa agatumika kandi agakora buri kimwe cyose reka mbe mpagarikiye ngaha hanyuma murundi nje gushaka icyo yambara hasi hanyuma tuzene tugaruke mu biganiro bigiye bitandukanye ese umwana w'umukobwa azishyurwa nagazishyurwa ese nimba azishyurwa azishyurwa nande ni njyewe ni wowe ni murundi ninde Imana barinde